inzu itarimo sima kandi iwacu haba ndavuga ni kwa muzehe naho tuhatse, ariko ibyo ubatsamo nibyo bazakwakirizamo. niho uzabona umuntu agiye ishyari agashaka no kurogera umwana kandi umwana nta kintu yamutwaye. Buriya niyo mpamvu ishyari n'iryo shungi ribi rya nyuma umuntu arangiza agahita nk'umurozi. Imana iturengere. Ariko ngo tujye kumva ijambo ry'Imana rero, kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana rigize rite rirakomeye. Mana watugiriye neza, uduha ibihe byiza, none n'uyu mwanya tuje muri iri teraniro, Uwiteka Imana Nyiringabo, duhamagaye presence yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ritubwira yuko ubwo wari umaze gutsinda Satani, watanze impano mu itorero, ngo bamwe bakuba intumwa, abandi bakuba abahanuzi, abandi bakuba abavuga butumwa, ariko ibyo byose bigakorwa kugira ngo abantu bamenye yuko uri umwami. Turi kuri kino kibuga rero, turifuza yuko itangazo rirangurura abantu batuye kuri no misozi bakamenya yuko uri umwami, kugira ngo kuze kubane natwe. Tuzi neza yuko mu bintu Satani yabasha ntabwo ashobora kwezwa, niyo mpamvu imbaraga zo kwezwa iyo ziri muri twebwe turatinyuka. Haleluya! Duhamagaye imbaraga zo kwezwa ngo zibe muri iri teraniro. Reka abaririmbyi baririmbe bejejwe, abavuga butumwa babuvuge bejejwe, abasenga basenge bejejwe, maze imbaraga z'ubwami bwawe zitugaragarire, kandi byose bibe kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragaze mu izina rya Yesu Kristo umwami akaba n'umukiza wacu. Amen. Hari impano zitandukanye na kwemihamagara itandukanye. Niba umuntu ari igikoresho cy'Imana, amen, ntibisaba ngo noneho haruza aho Imana yaguhamagariye aho ngaho mu gutunganya intebe yihanagura n'urugero. Amen. Birashoboka ko umuntu yahicara yararwaye agakira. Turi kumwe ariko? Amen. Aho wicaye aho ngaho birashoboka ko wakwingingira amateraniro, imbaraga z'Imana zigururuka, ibitangaza bigakoreka, tukibaza ko byakorewe muri runaka, ariko igihe cyo kumurika imirimo bikazagaragara ari umuntu wari yicaye hariya akazi kari ukwingingira amateraniro. Turi kumwe ariko? Imana yaguhamagariye kugendana nayo kuri igikoresho cyayo. Icya gatatu, kugira ngo ubashe kuba igikoresho cyayo, wongere unabe ni usa nayo, bisaba kuba warayemereye ku buturo bwayo. Amen. Ku buturo bwayo. Rero niyo mpamvu mu bintu bikenewe hano turimo twasomye, hari ugusigwa gutandukanye muri ya myuka irindwi, ari umwuka w'Uwiteka ndetse n'uw'ubwenge ndetse n'uw'ubuhanga ndetse n'uw'ubujyanama ndetse n'uw'imbaraga, ariko byose, amen, igihatsi ibindi mbere y'uko ubasha kugendana n'Imana muri ubwo buryo cyangwa mu mihamagaro itandukanye, nuko uba wamenye Imana kandi nuko mu mutima wawe harimo kuyubaha. Reka twakirane n'ubundi, twakire abaririmbyi bakorera bimwe mwami bahaguruke, n'abakorera abashaka ubugingo bahaguruke, abanyamugisha cyangwa Blessed bicaye bari he? Blessed barahari? Bari he? Muri he? Muhaguruke namwe turamukanye. Kabiri gatatu. Haleluya! 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 Amen. Turabakire mu izina Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka twakire n'abakristo bo ku itorero rya Nyamagana, dufatanya umurimo w'Imana hara inyamagana, aho bari bahaguruke nabo dusubizanye turamukanye. Kabiri gatatu. Haleluya! 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 Amen. Turabakire mu izina ya Yesu Kristo. Baturutse ku Gatsinsino cyangwa se wenda hano ku Kirambo, baje gufatikanya natwe, nabo bajye juru aho bari.
abantu twasanze aha mwatwakiriye mwahagurutse mukarambura ibiganza mukadusuhuza murambura ibiganza aho muri ntacyo mugiye gutya abantu binahinya magana Imana ibahe umugisha ko mwaje kubana natwe turi kumwe n'abakozi b'Imana turi bufatikanye hano reka sabe diakoni Asama dusuhuze haleluya 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 amen saba umugisha mwinshi reka dusabe na muzehe nawe waje gufatikanya natwe nawe arambura ibiganza dusuhuze haleluya haleluya amen turabakire mu izina rya Yesu Kristo amen dusana ucyobere gahunda na dusuhuze haleluya amen Najya byakunda turakora mu izina rya Yesu zose z'Imana ziraharu kandi zirabanana niyo mpamvu satani tugomba kumukoza isoni rero tuhagurutse twese tukaririmba indirimbo y'ijana mu gitabo cyo gushimisha Imana twese tuhagurutse turirimba indirimbo y'ijana igitabo cyo gushimisha Imana aba ngo nishimiye ko data twese yagize gute korali turazamure nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe Imana yavuze byose agiruta ikiko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye kandi unyobye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe nishimiye ko Yesu ankunda Yesu arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye ndeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba igiteka ryose nzajya mubaza ndirimbanya nti Yesu ni iki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba igiteka ryose nzajya mubaza ndirimbanya nti Yesu ni iki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi koko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye ubwo ninjye mukazana wa mbere ninjye ugomba gutegura ururabo ndaruzana kabati keza umugabo yari afite akiri umusore ndavuga ni kajya kwa muzehe inzu itarimo sima kandi iwacu haba ndavuga ni kwa muzehe naho tuhatse ariko ibyo ubatsamo nibyo bazakwakirizamo bimenyekana ko dufite Imana mbonye ntahanye amajyambere menshi ndavuga ariko kubera iki kwa data buko kuki bateka mu isafuriya isa n'umukara inyuma kandi iwacu haba iy'umukara mu ndiba gusa ku mpande ari umweru no n'imbere ari umweru ndavuga reka ngabanyeho kambashire ninjye mukobwa wa mbere uje mu muryango ariko ku munsi w'urugamba ku munsi wo guterwa kw'igihugu yarambaje ati ariko ururabo gutegura ku meza agatunga urutoki rwabo babonaza wisafuriya bagutekamo agahita atunga urutoki ya safuriya
cyangwa uri itasi wakubika mu kabati na mu kabati agahita hatunga urutoki. Ndashimira Imana ko ijya imenyekana. Turi muri iryo teraniro umugabo wanjye yabuze ijambo kandi ari imfura iwabo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo imfura ingana nande. Mwarabibonye namwe kuntu imfura yishira imbere. Uwo munsi imfura yagiye inyuma, babucura bari bo bajya imbere. Ariko ndashimira Imana ko ijya imenyekana. Haleluya, haleluya. Bamaze gushiramo rimwe muzeha mbwirira imena umutwe, ariko ndabizi ko atanyanga. Uwo twari duhanganye ni Satani kandi duhurira henshi n'ubu ndamubonye. Ndashimira Imana ko ari intwari. Ndashimira Imana ko ari Imana ibasha. Haleluya. Ariko rata haleluya. Ndabihinduye korari n'imyihanganira ibicecetse numve bano bantu bo muri podium muri VIP. Haleluya. Abantu bo muri VIP. Haleluya. Dore kubona Imana. Kandi Imana igihe yazaga yazanye imbaraga. Imana igihe yazaga yazanye ibintu biherekeje. Inyuma yayo hari umuyaga, imbere yayo hari umuriro. Imana yaje yikwije. Haleluya. Muzehe biramucanga, mukecuru biramucanga, bateraniyeho babura ijambo. Umugabo kunsobanura no kumpagararaho biranga, yubika umutwe mu maguru atangira kurira. Marira nyabona atemba kuri sima muri sari wabo. Nanjye mbwira Yesu ni nuneza barejiyo. Nimba ari umwaka wo kubiba Imana irabizi. Nimba ari umwaka wo gusarura Imana irabizi. Nimba ari umwaka wo guseka Imana irabizi. Nimba ari n'umwaka wo kurira nabyo irabizi. Imana rero ijya idufatira ibintu byitwa amakuru, itwihera amakuru. Manika ikiganza nemye nk'umuntu uri mukuri. Tavuga ni papa murakoze kutwereka aho muhagaze mu kibazo cyacu. Icyakora sinari mbizi ko twakerewe. Nigira umwere baramugura. Nabuze ayo mugura. Nigira umwere baramutira. Nabuze inshuti mushumba muba afite ntiyandiza amakamwe, bakamushyira amagambo agashira. Ariko kuko ari ikintu utagura amafaranga, nanjye ndiyeza ndavuga ni ntago nari mbizi. Ubusitani ni myinshi, hari amazi 7 bo hari icyo babaye. Nta kibazo pa, n'ukuri ntago twari tubizi. Ingero bamugure naje wawe naniwe ndushe kandi ndemerewe. Nari mfitiye ibibazo bikomeye cyane, nawari kuntabara ntabwo wari kumenya. Data ndabyibutse rwose, nabuwe no kugushimira Yesu wakoze. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Tugushimira tubayeho byose, tukurangije n'ibiri imbere, oh Yesu. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Tugushimira tubayeho byose, tukurangije n'ibiri imbere, oh Yesu. Ningere wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe bikurikirane iteka. Abaganga bananiwe babuze igisubizo, waraserutse mwami wanjye ndaboneka. Data ndabyibutse byose, naruwe no kugushimira Yesu warakoze. Ndarutse imbere yawe Yesu mwami, ndarutse nzanye amaturo yo kugushimisha. Ninge wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe rikurikirane iteka.
ukomeye neza pe abishingiye kuri byose Yeah.
ibintu byitwa amakuru itwihera amakuru maneka ikiganza nemye nk'umuntu uri mukuri tavuga ni papa murakoze kutwereka aho muhagaze mu kibazo cyacu icyakora sinari mbizi ko twakerewe nigira umwere baramugura nabuze ayo mugura nigira umwere baramutira nabuze inshuti mushumba muba afite ntiyantiza amakamwe bakamushyira amagambo agashira ariko kuko ari ikintu utagura amafaranga nanjye ndiyeza ndavuga ni ntago nari mbizi ubusitani ni myinshi hari amazi 7 bo hari icyo babaye nta kibazo pa n'ukuri ntago twari tubizi